ikaze wahisemo kubana natwe. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru ya Joanna. Njyewe ugiye kuyikugezaho ni Utuje Rehema. Welcome again. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano kandi nagusaba ukanda subscribe, share na comment, bari ingenzi cyane kuri twe. Urabukoze cyane. Tudatinze rero reka dutangire inkuru yacu. Niba warumvise igice cya mbere, twagarukiye aho umwana Joanna yaramaze kubona mama we hari abagabo bari kumwinjiza mu kazu gato k'inzu yaramaze kwinjiramo, ndetse Richard yaramaze kumutegura anamwihutisha cyane, asa nkaho hari ahantu agiye kumutwara. Niba ufite amatsiko nkanjye ntuze gucikwa, nagushishikariza kuza gukurikira ino nkuru kugeza irangiye. Ni inkuru nziza cyane, nizera neza ko uzakunda kandi irimo amasomo menshi y'ubuzima. Mbibutsa yuko uyu Rehema utuganirira, inkwibutsa yuko uyu Joanna utuganirira uba ari ubuzima bwe bw'ahahise, ari ubuzima bwe bwo mu buto bwe, ari kutuganirira aduhereye imuzi ko yaturutse mu cyaro we na mama we aje kumuhuza na se, bari batarahura kugeza agejeje imyaka 7, nyuma akaza gutandukanywa na nyina agatwarwa n'umushoferi wari uje kumutwara akamushyikirize se. Nyina akayoberwa aho yatwawe kugeza igihe ageze aho uwo mushoferi amujyanye, akabona nyina ari kukurubanganwa n'abagabo bamwinjiza mu kazu gato cyane gasa nabi kari muri iyo nyubako n'ubundi Joanna yari arimo. Ntucikwe rero, ndakurarikira kuza kwikurikira. Ni inkuru nziza cyane nizera kuzakunda. So let's go. Nimara kubona mama wanjye nataye umutwe, ndetse numvaga ibibazo bimbanye byinshi, sinumvaga ko hari ikintu mfite cyo gukora. Nacunze Dative amaze gusohoka agiye kunzanira ya saha Richard yari amutumye. Ndangaguzwa no hirya no hino kugira ngo ndebe ko haba hari umbona, kugira ngo ndebe ko nasanganira mama aho nari maze kubona bamwinjiza. Nasohotse mu muryango wa cya cyumba nirukanga, ari nako ncungaguzwa buri kanya ndeba yuko ntawankurikiye. Ariko kubera uburyo iyo nzu yari nini, nisangaga ngeze ahandi hantu mu byumba, amakorodori y'uruhererekane, nisanze nayobye ndetse nabuze n'umuryango nsohora. Cyane ko iyo nzu yari nshyashya aribwo bwa mbere ngezemo, sinari nyizi mu by'ukuri. Natangiye kuzenguruka, amarira ari gushoka ku matama, ariko nta kopfura na gato. Nifuzaga kongera guhura na mama wanjye, ndetse nari mfitiye ubwo bwoba bwo kugumana n'abo bantu ntazi. Ariko nkiri guhuzagurika niruka, nisanze mu maboko ya Richard. Namuguyeho maze ndikanga cyane n'ubwoba bwinshi, ndetse nkanaguzwe nyine nk'uko wariye ibiryo by'umwana bareba mbese. We ntiyigeze amenya ko nageragezaga gucika. Yaranyitegereje maze anyicaza mu cyumba cyasaga nk'aho ari iki. Ku gikuta hari huzuyeho amafoto ye meza kandi maremare cyane. Ambwira ati utegereje hano mari gufunga amarasi y'inkweto maze tugende. Wa musore Richard yafunze amarase ndetse afatana buke y'indabo
zari aho ngaho mu cyumba cye, ubundi afata ukuboko ahamagara wa mugore Dativa. Maze turasohoka. Mu by'ukuri sinari nzi aho ngiye, numvaga mfite ubwoba ariko ntafite umuntu nabwira. Twageze hanze aho imodoka yari iri, Richard aranyicaza mu modoka ndetse na wa mugore Dativa anyicara iruhande. Gerard yicaye imbere hamwe na shoferi, batse imodoka maze turagenda. Twagenze urugendo rurerure cyane, wibuke kuko nari nagaturutse mu rugo, sinigeze ndyama, sinigeze nduhuka. Ku myaka yanjye 7 byarumvikanaga cyane ko nashoboraga gusinzira. Nasinziriye mu modoka, nongeye gukanguka turi ahantu ku kizu kinini cyiza cyane. Byari nijoro byibuke. Hari abantu benshi ubona bambaye neza, babakire cyane ndetse ubona ko biyubashye. Richard yarasohotse mu modoka maze aza ku muryango aho nari nicaye. Yafashe ukuboko aransohora, gusa iruhande rw'imodoka ye aho yari iparitse hari abandi bantu bahise baza kuhahagarara, ubona yuko badutegereje. Yari umumama ubona ko akuze ndetse n'umupapa nawe ubona ko bari mu zabukuru. Natangazwaga n'uburyo abo bantu bose banyitegerezaga cyane, ndetse uwo musaza n'uwo mukecuru ubona ko abasirimu bambaye na neza cyane, wabonaga banyishimiye. Sinatangajwe no kumva batangira kuvuga ati uyu ni wa mwuzukuru wanjye, mbega ukuntu ari mwiza, bankora ku matama. Mbese banyinjijemo imbere bajya kumpa icyo kunywa. Mu gihe njye nari ninjiye mu nzu, wa musore Richard yasigaye hanze ari kuganira na wa musaza ukuze, amubwira ati papa, uriya ni wa mwana nakubwiraga, uriya ni umukobwa wanjye. Ndakeka none ubu ufite impamvu yo kuba wandagwa imitungo. Ndetse na fiyanse wanjye mu kanya gato arabageze hano, turi hafi gukora mariage. None si ibyo wifuzaga papa? Umusaza aseka cyane akora Gerard ku rutugu ati nibyo mwana wanjye, nibyo kabisa, urantunguye, ntabwo natekerezaga ko ari byo. Kandi nejejwe n'uriya mwana, ni umwana mwiza cyane. Ariko ntiwakabaye warampishe ibi bintu mwana wanjye Gerard, twakabaye tubizi. Uriya mwana ni mukuru, none nibwo tugihura nawe, kuki wabiduhishe? Gerard yarebye hasi asa n'ufite isoni kubera ibyo se yari amubajije. Ku rundi ruhande muri ka kazu gatoya twari twabonye binjizamo mama wa Joanna, wa musore wari wasigaye mu rugo wahoze uganira na Gerard,
wa musore wari wagumye mu rugo wahoze aganira na Richard yitwa Manzi. Twamubonye aza kuri ka karyango k'inzu yari yinjizwemo mama wa Joan, ndetse yaragakinguye arinjira. Afite n'ibiryo ku gasahani. Mama wa Joan kuko niwe yari ari muri ka kazu, ndetse wari wamuhambiriye ikintu ku munwa. Manzi rero yicaye ku gatebe kari aho imbere ye, amupfukura cya gitambaro cyari kimuri ku munwa. Mama Joan wabonaga yuko yarushye cyane ndetse ahangayitse. Akimupfukura yatangiye kuvugira hejuru avuga ati, Manzi, ibi ni ibiki muri gukora? Ese umwana wanjye ari hehe kano kanya? Ariko wa musore yahise amucecekesha amubwira ati, gerageza utware ibintu gake. Ese uratekereza ise w'umwana yamugirira nabi? Ntugire ikibazo, Joan aratekanye. Kandi niba witwara neza vuba aho uzongera usubirane umukobwa wawe. Ese uribuka igihe twaguhendahendeye tugusaba yuko wazana uriya mwana? Mama Joan yatangiye kurira yinginga Manzi ati, ndakwinginze umukobwa wanjye nimumubabaze. None se ubundi kubera iki ibi ngibi muri kubikora? Njyewe mwamamagaye mumbwira yuko Richard yari akeneye kubonana n'umukobwa we. Njyewe mwamamagaye mumbwira yuko Richard yifuzaga guhura n'umukobwa we. Ndetse natekereje ko byaba ari ibintu byiza kubera yuko nta kindi gihe yari afite umunezero nk'umunsi namubwiraga yuko agiye guhura na se. Byaranejeje cyane gukora ibyo bintu, ndetse nabikoze kubw'urukundo nakundaga umukobwa wanjye, naharaniraga ibyishimo bye. None se ibi ni ibiki muri gukora kano kanya? Manzi, ndakwinginze ganiriza uriya muhungu. Ndakwinginze, ni wowe muntu uzi neza ibyo Richard ashobora gukora. Gira icyo ukora ndakwinginze. Nkeneye gusubirana n'umukobwa wanjye. Mama Joan akomeje kuvuga amagambo menshi, wa musore yamupfutse cya gitambaro ku munwa nanone, amusiga bya biryo imbere maze arisohokera. Ati, ntugire ikibazo, umukobwa we turamwitaho. Kandi niba wumva uhangayitse ngaho gira icyo ukora uva aho ngaho, hanyuma umufashe. Mama Joan yasigaye aho ngaho arira, ariko nta kintu na kimwe yakora. Tugarutse muri cya kirori kandi ibintu byari bimeze neza cyane, ubona ko abantu bishimye. Wa mwana nawe abona abantu benshi bamwishimiye Joan. Ubwo muri ako kanya ikirori kirimbanije, hari undi mukobwa wahingutse mu kirori. Richard yagiye ku muryango amusanganira, maze amufata ikiganza amuzana aho abandi bari. Bazaga baganira ari nako begera ababyeyi. Richard agira ati, Monica, ibintu byose byagenze neza rwose, buri kimwe cyagenze neza. Igisigaye ni uruhare rwawe. Nizere yuko utari bumuze isoni. Ubwo Monica nawe yahise abaza Richard ati, none se Richard, umwana ni uwuhe? Ni kariya mbona imbere? Mana yanjye, gusa biri bukunde koko? Ndakeka bari buze kumenya ko tubabeshye. Gusa uriya mwana bari buze kwemera yuko ari njye wamubyaye? Urabona ndacyari muto Richard, sinzi ko ibyo bintu biri bukunde. Ubwo Richard yahise amukora ku rutugu amubwira ati, sheri, ntugire ikibazo, ibintu byose biragenda neza, ibyo ntawe uri bubyiteho. Wowe gusa ubikore nk'uko nabikubwiye,
kandi ndakwizeye sheri. Ngo yamusomye ku itama, undi nawe yiruhutsa maze bakomeza bagana imbere aho abandi bari. Amasaha yaricumye biyakira ndetse basuhuzanya cyane ubona yuko ari abantu bishimye. Ubwo ku rundi ruhande Dativa nawe yagumaga ari iruhande rwa wa mwana ubona ko asa nk'uri kumucunga kugira ngo atagira ahantu ajya. Joanna nawe yabaga yicaye ubona ko ibyo bintu bisa n'ibiri kumubowa, atari ibintu yisanzemo cyane ko bose ari abantu bakuru, nta bana bahari bangana nawe ndetse nta nubwo ari abantu amenyereye. Bicaye ku meza, hari kurya, hari no kunywa, ibiryo by'ubwoko bwose birahari, ibyo kunywa byinshi bitandukanye birahari, ndetse na wa mukecuru ubona ko ari nyina wa Richard ntari kumukuraho ijisho, ubona ko bamwishimiye cyane nk'umwuzukuru wabo, Ubwo Monica nyuma yo kuganira n'ababyeyi ba Richard yagiye amaze no gusuhuza abantu benshi bari aho b'abashyitsi, yatangiye kugenda asanga wa mwana Joanna yegera aho ari, amwicaye iruhande, amwitegereza, amuganiriza gake gake, ubona yuko ari umukobwa utagize ikintu atwaye. Amubaza ati bite? Joanna nawe amusubiza ati ni byiza, ati none se hano urahishimiye, urashaka kurya iki kindi se? Undi amubwira ati ntacyo. Umukobwa amuhereza ukuboko amubwira ati njye nitwa Monica, nanjye uzajya umpamagara mami sibyo? Joanna azamura umutwe avuga ngo yego, bisa nkaho abyemeza. Ubwo muri ako kanya mama wa Richard nawe yaje kubiyungaho, yicaye iruhande rwa Joanna amureba amusekera, ati kana gato bite? Ari nako ahindukirira umukazana we amubwira ati wabyaye umukobwa mwiza. Undi nawe yisetsa asa nk'ujijisha. Richard nawe abacungira hirya ubona yuko ari kujya areba akanya ku kandi kugira ngo arebe ko nta kintu kiri bupfe, ubona ko aho yari ahagaze atari atuje mu by'ukuri. Muri ako kanya telefone ye yaranasonnye, ahita asezera aho bari kumwe baganira, ubona ko ari abantu b'urubyiruko bagenzi be. Asohoka afite telefone avuga ati munyihanganire gato mbanze nitaba ino telefone. Kumbe yari Manzi wari umuhamagaye, amwitaba akebaguzwa hirya no hino agira ati Manzi bimeze bite? Sinaguze ko ndi mu kirori kandi utangiye ibiki kuri kumamagara? Manzi nawe amubwira ati wigenda mani ngo nyibagirwe, ibintu byose urabizi ibyo wansigiye, hagize ikintu kiba urabizi. Ndetse uno mugore sinzi ikintu tubibuze gukora, sinzi, hano hantu ndi gutekereza ko atari sawa twamushyize. Gerard nawe ahita amubaza ati nose hari ikibazo cyavutse mani, mbabarira umbwire, none se nabigusize mu maboko ndizera kandi ko utantenguha, ibintu byose nizere ko biri muri control nta cyapfuye. Manzi amubwira ati ntugire ikibazo, byose bimeze neza, ariko nyine gira rwose ubanguke, nanjye nkeneye rwose kuruhuka, sinzi ko ndikomeze kugenda ncunga uriya mugore Manzi, rwose biragoye, urabizi ibintu nk'ibi ngibi nta nubwo ngiye mbimenyereye, rwose gira vuba ushaka ukuntu uza kuva mu kirori kare uze wite kuri diru zawe. Kumbe Joanna yari yahasohotse ahagaze ku muryango ari kumviriza ibyo Richard yavuganaga na Manzi, ari nako anamusezera amubwira ati ntugire ikibazo, ntabwo turibuze gutinda, harabura gato rwose, ibintu by'ibanze twabikoze ndetse ntugire ikibazo, byagenze neza mama. Monica rwose yabigenje neza kandi ababyeyi babyizeye, ntabwo rwose nari kwemera yuko iriya mitungo bayinyima. Nari nkeneye kuragwa imitungo, nibwo nibutse ko mfite turufumani y'umwana, burya byose kubyara ni byiza. Undi amubwira ati ubyibutse ari ukubera yuko ugeze mu bibazo kandi wari waramwihakanye uvuga yuko utari n'umwana wawe. Richard avuga ati Joanna ni umukobwa wanjye mwana, kandi umwana mu gihe gikwiriye atabara ababyeyi. Siko n'ababyeyi banjye bari bamukeneye, bari bakeneye umwuzukuru, noneho ibintu bimeze neza. Joanna aho yari ari ku muryango yahise yikanga, yivugisha gahoro ati urase niwe papa?
Mana yanjye, umuntu nifuza imyaka yose kuva navuka nigeze mbona, kumbe n'uriya. Kuki se mama atabimbwiye? Ndumva ntabikunze nk'uko nabitekerezaga. Mama wanjye ntabwo ura niwe papa, ariko nanone ni byiza ko ari we. Joanna yahise aza yirukanka kuri Richard maze ahita amuhobera avuga ngo papa, anaseka ubona ko amwishimiye. Ati burya ni we papa, nari naje kukureba nzanye na mama, none mama wanjye naramubuze, none se ushobora kumbonera mama? Ngo Manzi wari kuri telefone yarabyumvise ahita abaza Richard ati man, n'ibiki bijya mbere aho ngaho? Sibyo n'ibiki ndi kumva kano kanya? Ndamubwira ati uretse ndaza kuguhamagara gatoya, bundetseho gato, bundetse turaza kuvugana nanone. Richard yahise aca bugufi yitegereza Joanna mu maso, amubwira ati ni njye papa wawe. Joanna, njye ndi papa wawe, ese nugira ikibazo ndaza kugufasha dushakishe mama wawe, ariko muri kano kanya mu gihe ataraboneka uraza kujya uhamagara Monica mama wawe, sibyo? Joanna yahise yikiriza anaseka cyane ati yego, uraza kumbonera mama? Yego, ndaza kumuhamagara nanjye Monica mama wanjye. Yahise agahobera ka Joanna ndetse amwenyura cyane ati wow, kabisa ndaza kumugushakira nugira ikibazo. Monica yahise asohoka ahagaze ku muryango amubwira ati ni byiza cyane, murasa neza, ahubwo mureke dufate agafoto. Yakuyeho telefoni maze bifotora agafoto. Nyuma y'ibyo maze basubira mu nzu aho abandi bari mu kirori. Amasaha yaricumye ndetse bitangira kwira cyane, abantu bamwe batangira gusezera bataha, ubona yuko ikirori gisa n'ikiri kurangira. Joanna nawe yari yabaye inshuti na se nk'umuntu yari amaze igihe kinini yifuza kubona. Yari yishimye cyane, yinjiye mu modoka ndetse na Monica na wa mugore Dativa n'umushoferi, maze abanza imodoka baragenda basubira mu rugo. Joanna yaje yananiwe cyane ndetse afite n'ibitotsi byinshi. Nyuma yo kugera mu nzu bamusubije muri cya cyumba baramuryamisha ndetse yongeye kwikangura mu gitondo. Agikanguka yabyutse vuba vuba yirukira kuri rya dirishya ngo yegere kurunguruka kuri ka karyango kabamo mama we, ariko arebye noneho yabonye harangaye. Yahise atangira gukomanga icyumba cye kuko yumvaga gifunze, ahondagura cyane ati dati, hamagara Dativa wa mugore umwitaho. Umugore nawe yaje yihuta cyane ubona ko yanatunguwe, ati bwa nyuma na nyuma uramvugishije? Hari hashize igihe kinini cyane utamvugisha. None se washakaga iki mwana muto? Ndi hano ngaho mbwira, hari icyo ushaka ko ngufasha? Joanna atagize ikintu na kimwe asubiza. Igihe Dativa yari amaze gufungura umuryango yahise amucaho yirukanka amanuka kuri ya maesikariye, aca mu muryango maze azenguruka inzu yose ajya kuri ka karyango yinjiramo, asanga nta kintu na kimwe gihari ndetse na mama we yari yabonye yinjiramo ntiyigeze ahamusanga. Joanna yatangiye kurira ndetse anahamagara cyane ati mama, arira cyane mu ijwi riranguruye kugeza ubwo Monica yaje abaza Dativa ati byagenze bite, umwana ko arimo kurira? Joanna yabaye iki? Umwana ariko mu kwitegereza muri iyo nzu Joanna, umwe yari yabonye mama we yinjiramo, yabonyemo ya mpano yari yateguye kuza guha se igihe bari bube bahuye. Yarayifashe maze yongera kuzamuka mu nzu yirukanka ku maesikariye.
ahagana hejuru mu cyumba cye, maze akubitaho icyugi yifungiranye. Arira cyane ati ndashaka mama. Mama wanjye se yagiye hehe? Ndashaka mama wanjye rwose, nimunzanire mama wanjye. Yararize umwanya munini kugeza ubwo Richard yaje akamusaba gukingura ngo bumvikane ukuntu ari buze kumuhuza na mama we, ariko yaramubeshyaga nk'umwana kuko nta kintu na kimwe yigeze akora. Ibyo byarabaye, iminsi iricuma ndetse icyumweru kirarangira. Joanna yari amaze kumenyera kubura mama we nabyo atari ibintu yibagiwe, ariko nanone bisa nk'ibyagabanutse, atakirira cyane. Ubwo Monica yinjiye amubwira ati bite mwana muto? Ati njyewe na Gerard dushaka kukubwira yuko dushaka kugutwara ku ishuri rishyashya, ndetse ahangaha harimo iniforume yawe nshyashya n'ibikoresho by'ishuri, ndakeka uri buze kuhakunda. Joanna bamweretse imyenda myiza bamuguriye ndetse n'ibikoresho by'ishuri, arishima nk'umwana wari ubonye ibintu byiza cyane atari asanzwe anabona nk'ibyo yiganaga i Butare aho yabanaga na mama we. Yemeye atazuyaje cyane ati yego, ahangaha ndaza kujya kuhiga. Ariko Joanna yahise yungamo abaza Monica ati none se mama wanjye ntabwo uramubona? Ndashaka kongera kubona mama wanjye. Monica yarebye hasi ndetse ubona yuko abuze ikintu asubiza umwana Joanna, ariko arongera ati ntugire ikibazo, mama wawe ndacyarimo kumugushakira kandi nanjye ndi mama wawe, sibyo? Joanna yarikije ati ngaho ngwino twitegure vuba maze tujye ku ishuri. Joanna bamutwaye ku kigo cyiza cyane. Ibyo byarabaye, iminsi iricuma, ibyumweru birashira, amezi arashira. Joanna yuzuza imyaka 17 ndetse Richard na Monica bari barabyaye undi mwana w'umukobwa witwa Leah. Kirenze kuri ibyo, Richard yari yarageze ku byo yifuzaga. Imitungo yifuzaga ko ababyeyi be bamuraga bari barayimunkundagajeho rwose cyane ko ari we mwana wenyine w'ikinege bari bafite. Nyuma y'uko ashatse umugore ndetse akerekana ko yabyaye imbere ya se, imitungo yose ababyeyi be bahise bayimwandikaho. Ni umukire cyane pe, ni umunyamafaranga. We n'umugore we Monica barakize cyane. Ibijyanye na mama Joanna byo tubiheruka wa munsi, kugeza n'ubu nta gakuru ke. Joanna ntasiba gushakisha amakuru ye, ariko nta kintu gishyashya abona. N'ubu ntaramenya aho mama we yarengeye. Aracyari umunyeshuri ndetse ni n'umuhanga. Imibanire ye na murumuna we Leah ni nk'isanzwe nk'abandi bose, ndetse Leah nta n'amakuru afite y'uko Joanna baba bavukana kuri se gusa. Nta n'undi muntu yewe ubizi uretse Manzi, Joanna ndetse na Richard, ise wa Joanna na Joanna ubwe. Nabo bonyine bazi ayo makuru. Ikintu kibabaje ariko, Joanna yaje kurwara kanseri, acika intege umubiri we wose ndetse bamujyana no mu bitaro. Ni umwana utanezerewe na gato, nubwo aba ahantu hakize, arya ikintu cyose ashaka, yambara neza ndetse aranasohoka uko abyifuza,
ariko uretse ubwo burwayi bwa kanseri, Joanna uba ubona ari umwana wigunze, uhora acecetse, udakunda gusabana, ndetse ufite ubwoba bw'uko yapfa atongeye guhura na mama we yakundaga cyane. Kumuhoza ku nkeke kwe ko ashaka guhura na se byatumye amubura burundu utazongera kumubona. Buri joro arasaba imbabazi umuntu utanahari, amubwira ati mama iyo menye yuko uriya munsi ari wo wa nyuma, ntabwo nari kwifuza guhitamo kubonana na data ngo mbure wowe. Tukiri kumwe nabonaga urukundo rw'umubyeyi, ndetse wageragezaga kumpa byishimo muri duke ufite, ariko uri kumwe na data ufite ibintu byose byinshi cyane birenze ibikenewe, nta byishimo na bike mbona, muri teka mbabaye nigunze, ndetse mama ndagukumbuye cyane, ndifuza basi ko nazapfa nkongeye kukubona. Kanseri ndwaye iramunga umunsi ku wundi. Mama ndagukumbuye cyane bitavugwa, ntari reka nizere yuko tuzongera tukabonana. Iyo niyo magambo Joanna yakundaga kurira buri munsi asaba, yifuza ko yazongera guhura na mama we, cyane ko kanseri imumereye nabi, nta cyizere cyo gukira afite. Niba wakunze ino nkuru, bakanda kuri subscribe kugira ngo nidushyiraho part ya 3 itazagucika, tumenye niba Joanna yaraje guhura na mama we, ese yaje gukira kanseri, ese yaje gupfa bahuye, ese byaje kurangira bite iby'ubuzima bwa Joanna. Niba wayikunze ukande like, comment, bari ibintu by'ingenzi cyane kuri twe, kandi wakoze kubana natwe. Jye mwari kumwe ni Uwituje Rehema. Bye bye, see you next part.